Rwandese patriotisme folanti. RPF niki yavutse ite? Kandi si inkotanyi, inkotanyi bisobanura iki? Ryavuye he? RPF Inkotanyi yatangiye ryari? Uyu muryango watangiriye he? Uyu muryango watangiriye kandi kubera iki? RPF Inkotanyi. Lanu se kandi ni iki? Lanu Rwandese Alliance for National Unity. Abakada se ni bantu ki? Ni bantu ki mwivuka rya RPF Inkotanyi? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Ariko kandi nkatekereza ko umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Ese wari uzi ko umunyarwanda TITO RUTARIMARA ari umwe mu batangije RPF Inkotanyi? RPF Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda. Twifashishije inkuru yabwiye igihe ku bijyanye n'amavu ndetse n'amavuko ya RPF Inkotanyi. TITO RUTARIMARA yagize ati: ivuka rya RPF Inkotanyi ryabanjirijwe n'ibindi bice bigera kuri 4. Ati kuko abanyarwanda babanje kugira ibyo bakora ku gihe cy'inyenzi. Ati icyo gihe ni ishyaka rya inari ryakoraga ndetse ryabaga riburana muri Loni, muri za Loni n'ahandi mu bihugu birwanya ubukoroni byose bibafasha, kuko byibwiraga ko ibintu bizageraho bikajya mu buryo. RUTARIMARA akomeza ati hagati mu myaka y'1950 kugeza mu myaka y'1965 mu kinyejana cya 20, ati mu cyerekezo cy'inyenzi hari hakiri icyizere cy'abanyarwanda, atariko bajya kugeraho inyenzi, atariko byaje kugeraho inyenzi zatsindwaga na inari irasenyuka ntiyongera kugira ikivuga, kandi yasenyutse buhoro buhoro. RUTARIMARA ati burya ikintu gisenyuka ntabwo uvuga ngo bibaye uyu munsi. Atariko nko ku ruhande rw'inyenzi aho igitero cya nyuma cyazikoze mu 1967 nyuma yuko nta kindi cyabaye. Akomeza agira ati mu 1966 nibwo abantu batangiye ko batangiye kumva ko ibintu bizakunda. Ati mu 1966 nibwo abantu batangiye kumva ko ibintu bitazakunda. Bamwe bahita batangira kwishakishiriza imibereho hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ati imyaka imaze kwisunika igeze nko mu myaka y'1967 kuzamura abo bantu bari baratataniye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Byatangiye abantu babona ko batangiye kwibagirwa ikinyarwanda, kuko hamwe bari bamaze imyaka igera kuri 15 batavuga ururimi rwabo rw'ikinyarwanda. Bahise babona ko ibi bintu bitangiye guhinduka, bitangiye guhindura isura aho bazibagirwa abo bari bo. Nuko ibibazo birenzeho, maze hatangira kubaho amatsinda yigisha umuco. Abasizi batangira kwandika ibisigo, mbese hatangira gushakishwa uko abantu batageraho kwibagirwa ururimi rwabo. Dore ko abana bari barahunganye n'ababyeyi babo mu 1959 mu kinyejana cya 20 bari baramajije kuba abangavu ndetse n'ingimbi. Ubwo ni nako abavukiyeyo bari bamajije kwibagirwa. Icyo gihe rero habayeho kongera kuvuka k'umuco nyarwanda, kubera ko abantu bari batangiye kwitekerezaho baniyibutsa abo bari bo. Ntibyahereye gusa mu matsinda yo kwigishanya umuco nyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ibisakuzo n'ibindi, ahubwo bamwe muri bo bari bakiri urubyiruko batangiye kwibaza batese ubu tuzahereza he? RUTARIMARA akomeza agira ati icyo gihe rero byatangiriye muri Uganda,
ati hari itsinda rimwe mu Burundi, hari n'andi matsinda abiri yaje nyuma, yaje kubamo amatsinda 3. Ayo matsinda akaba yariswe, iryo tsinda rikaba ryariswe urukatsa, ryari ririmo bamwe bitwaga inyenzi. Ati habaga irindi tsinda ryari rizwe nka groupe réflexion, ryo ryari rigizwe n'abantu bahoraga bibaza uko ibintu bihagaze. Mu myaka y'1980 nibwo haje kuza irindi tsinda ry'urubyiruko mu Burundi. Uko ni nako mu Busuwisi hari irindi tsinda, mu Bubiligi naho hari andi matsinda 2, mu Budage ho hari itsinda ryitwaga Badaha, ahari amatsinda menshi yo kwibaza icyakorwa. Akomeza agira ati itsinda ryateye intambwe ikomeye rero ni itsinda ryari muri Uganda, kuko benshi bari barahungiye muri Kenya mu myaka y'1970 ndetse n'imyaka y'1979 mu kinyejana cya 20. Nibwo iryo tsinda ryavuze riti tureke gukomeza kuvuga ahubwo ubu twakora iki. Icyo gihe ni mu myaka y'1979 bahise batangira RANU bivuga Rwandese Alliance for National Unity. Nibwo hatangiye kubakwa inzego, ahashakwa n'umurongo wa politike, bakajya bakora za kongre. Byabayeho mu mwaka w'1981. Abanyarwanda babiri muri babandi 27 bagiye kurwana kwa Museveni, barimo Rwigema ndetse na Kagame, abandi bakajya babasangayo buhoro buhoro. Nyuma mu 1985 ranikora kongre yibaza iti tumaze imyaka 5 dukora ariko ntidukure ngo tube umuryango, ese hakorwa iki? Rutarimara akomeza agira ati badusabye ibitekerezo twese turandika. Ati nanjye naranditse. Museveni afashe ubutegetsi ndataha kuko nabaga mu Burayi. Kubwo igitekerezo natanze, ati banyemereye kuyobora akanama twiga uko twarema umuryango uhuje bose, atariko tukabanza kwigisha n'abanyarwanda bari barawuhunze. Ati twahereye ku bana bari bavuye muri za kaminuza, turabafatirana batarahabwa akazi, tubaha inyigisho. Izo nyigisho zamaraga amezi 2, zibandaga kuri politike, filozofi ndetse n'amateka n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati nanone twigishirizaga mu nzu z'abantu, bigakorwa rwihishwa ntihagire ubimenya. Ati nimba nyirinzu twagiye afite abakozi bo mu rugo, ati twe twajyanaga abana bacu bakabikora kugira ngo babakozi batajya kubivuga. Tito akomeza agira ati twakoze inyandiko 3 zirimo icyakorwa ngo duhindure u Rwanda rwubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda gaca ibibazo byose. Ati twakoze izindi inyandiko yabaga ijyanye n'imikorere ya FPR Inkotanyi. Ati handi twashakagamo ibisubizo uko twabaga tungana kose. Dukora n'izindi inyandiko zo kwigenzura mu myifatire zijyanye n'ibindi tutabashaga kwerekana, yitwaga option. Tizaha handi twagombaga kuyoboka inzira y'intambara mu gihe ibindi byose byanze. Rutarimara akomeza agira ati nyuma rero twamaze gushyiraho izo nyandiko, habayeho kongre y'abanyarwanda benshi bari impunzi mu bihugu bitandukanye, ndetse hagiye hanaba mu Rwanda, ndetse hagira n'abava mu Rwanda. Duhindura RANU. Ati duhindura RANU, twarabyemeye ko duhindura, aho kwitwa Rwanda Alliance for National Unity tukitwa FPR. Ati noneho twagombaga gusobanura kuki front, twagombaga kubisesengura tugenda tubitanga. Nicyo cyatumye dukora inama y'umuryango. Iyo nama yamaze iminsi 3 yose. Rutarimara akomeza agira ati
byatumye tujya muri ibyo byose. Noneho front byerekana ko nimbiriya iriya migabo n'imigambi tugomba kuzayigeraho, tugomba guhaguruka tukabiharanira, tukamenya tukajya kuri front y'ibitekerezo n'igihe cy'ibiganiro byanze kugomba gukoresha imbaraga. Ibyo nabyo tukabyitegura. Iyo front igakora ivuga ngo ntitube gusa mu bitekerezo, bikaba ibitekerezo bigomba guhindura ibintu. Rutarimara akomeza agira ati urumva nicyo gihe byatumye dufata front ya hanyuma, kuko twubakaga batubwiraga ngo niturebe ko uko wakwinjira mu baturage, n'abandi twasanze tugakora ku buryo busanzwe. Buriya twavugaga ngo twari dufite ibitekerezo byacu nibi, ati wenda ntitwari benshi cyane, wenda tuzaba nk'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100. Ati hanyuma titakomeza avuga ati twigishije abaturage ibitekerezo, twagombaga kwigisha abaturage ibitekerezo, nibabyemera ababitore. Ati ariko bakabitora ku bushake bwabo, ntabwo twagombaga kubahagarara hejuru ngo bahitemo ibyo tubatekerereje. Bo ubwabo bagombaga kwitekereza maze bagahitamo ibyo bitekerereje. Rutarimara akomeza agira ati burya ni nk'amashyaka bikora, twe turavuga tuti oya, reka twubake ku buryo n'abandi bo hasi bajyamo, ntibatore ibitekerezo gusa, ahubwo nabo bibi byabo, ntibibe kuvuga ngo hari ababatekereza ibitekerezo byiza bibateza imbere, noneho ibi ni mu bitorere. Twe turavuga ngo oya, n'abandi nibaze batanga ibitekerezo byabo, babivuga uko babyumva. Rutarimara akomeza agira ati noneho icyo gihe byarangiye twerekanye ibyangombwa byose byemeza, nyuma dutora inzego zo kubishyiraho. Ati ikindi gishya cyagezweho ni ugushyiraho ishuri rya politike. Ati turatangira aho twari turi, dutangira kuryagura hirya no hino, n'abandi bashyiraho amashuri ya politike. Twoherezayo abantu bo kujya kubigisha. Ati hari abo twohereje mu Burayi, hari abo twohereje muri Tanzania, mu Rwanda ndetse no mu Burundi na Kongo. FPR Inkotanyi yakomotse kuri rano bijyanye no guha ubwisanzure buri wese ufite ibitekerezo bitandukanye. Ese ko twabonye FPR Inkotanyi ryo ryaturutse he, ryavuye he, ninde wagize icyo gitekerezo? Hari nk'abantu bavuye, Rutarimara akomeza agira ati hari nk'abantu bavuye mu Rwanda batagiye mu mashuri yisumbuye, ariko ugasanga ari abahanga cyane mu Rwanda, nta mashuri menshi yari ahari. Hari nk'abasaza b'abahanga twigishaga tukareba ko babyumva, n'amagambo menshi y'ikinyarwanda twagiye dukoresha menshi nibo bagiye bayatubwira ndetse bakanayatwibutsa. Ati niko kubaza babiri bari aho ngaho, turababaza tuti umuntu uharanira icyo ashaka kugeraho kandi akabikorana ingufu ze zose n'ubwenge bwe bwose, niyo byamunanira ariko akongera agahaguruka akabikora, uwo muntu wamwita gute? Ese uwo muntu twamwita gute? Ati baratubwiye ngo uwo muntu abakotana, uwo muntu aba ari inkotanyi. Ati ndetse turabyumva ko twari dutangiye. Ati ndetse turabyumva kandi twari dutangiye gukotana. Ati icyo gihe twari dufite ikinyamakuru mu 1987 twandikiragaho tukita nacyo tukita Inkotanyi. Rutarimara akomeza agira ati tukiri muri iyo nama nibwo twavugaga tuti buri mutwe wose mu Kinyarwanda, waba ingabo, yaba inka, yaba ishyaka, bagira izina ryawo, ugira izina ryayo bwite. Tuti natwe tukagira izina bwite, tugomba kugira izina bwite ryacu, akaba ari naryo dukoresha mu Kinyarwanda, kuko iyo uvuze ngo FPR
ntabwo aba ari izina bwite, ni ibintu bibiri ugenda uterateranya. Ati ahandi bagira izina rifashe ryose hamwe cyangwa se rifatanye ryose hamwe, none bati hari izina twabonye, reka twitwe Inkotanyi. To akomeza agira ati buriya twagombaga kuba Inkotanyi. RPF bikavuga umuryango mu mazina ya kizungu. Ati nyuma ariko twabonye ko mu Rwanda bataryumva neza, ati niko kuvuga ngo tugomba kuryita FPR Inkotanyi. Abanyarwanda tubazane umuryango umwe ndetse tubigishe politike yacu, tubigishe politike yacu aho ugomba kuva hose ntawe uhejwe. Ati niba byumvikana neza yari umuryango, FPR Inkotanyi yari umuryango, hahandi umuntu wese aba afite intekerezo ariko umuryango ukamureberera, abenshi bakaba beza, hakaboneka niyo havamo abakunanira. Ati ariko abenshi babaga ari beza, tukanashingira ku bitekerezo bya beza. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi Tito Rutarimara ati niyo mpamvu kugeza uyu munsi FPR Inkotanyi ntago ari ishyaka, ahubwo ni umuryango w'Abanyarwanda, aho umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuwujyamo, yewe niyo yaba afite ibitekerezo bindi, ati turamwigisha. Impamvu yo kuba umuryango aho kuba ishyaka FPR Inkotanyi yari ikomeye kugwa rugari buri wese ntawe iheje, nuko nyine ukaba umuryango w'Abanyarwanda FPR Inkotanyi. Gushaka abakada muri rivuka rya RPF. Tito akomeza agira ati twashatse n'abakada bitangiriraga ibyo byose bagenda babyuba, kuko hari igihe abantu bose byasabaga kwitanga kugira ngo duharanire kubaka igihugu cyacu. Ati rero twagombaga kubyigisha kugira ngo haboneke abazitanga. Ubwo rero byadusabye kubaka guhera hasi kugana hejuru. Ati iyo gahunda yemejwe n'ihuriro ry'ishyaka, noneho iranatorwa iratangira. Ubwo twatangiye kohereza abajya kubaka hirya no hino inzego. Ati ariko muri izo nzego dushyiraho ko hagomba kubaho n'inzego z'abari n'abategarugori. Hasi twari dufite urugo, hagakurikiraho kagari, nyuma y'akagari hakaza isangano yari ku rwego rw'igihugu. Akomeza agira ati icyo gihe nabwo twubatse inzego z'urubyiruko, bakagira inzego zabo zibayobora, batangamo raporo ku bantu babo, bikanakomeza ku rwego rw'igihugu ndetse no kugira ngo urubyiruko tubashe kubaha inyigisho zabo bige. Ati kwari ukugira ngo tubashyire hamwe tubigishe bose nk'uko n'abandi bose twahurizaga hamwe, atariko nk'urubyiruko narwo rugira ibyarwo nubwo nyuma bisangaga mu bandi. Ubwo rero abakada bajyaga kwigisha ahandi hatandukanye, mu Rwanda, muri Uganda, muri Kongo, muri Tanzania, muri Kenya, Burayi, muri Afurika y'Iburengerazuba ndetse na Afurika y'Amajyepfo ndetse n'ahandi hatandukanye. Ese kugira ngo ube umukada byasabaga iki? Byasabaga kuba uri umuntu umeze ute? Byasabaga kuba warize amezi 2 ukajya gukora, ukazana ibitekerezo byawe bikirwaho, hanyuma ukaba umukada. Abo bose nta kintu bahembwaga. Ati cyakora ntiwareka ngo umuntu yicwe n'inzara. Umuryango wabashakiraga ibyo kurya, umuryango wa FPR wabashakiraga ibyo kurya. Ati uko kwiga byari ingenzi cyane, kuko ni nabyo muri rano byaburaga, aho umuntu yitangaga agafasha umuryango ndetse bikaba akazi. Abakada icyo gihe bagombaga gukora akazi kose gashoboka, nko kwigisha abandi, mu kubaha inzego, ndetse bagukenera n'ahandi hose ukajyayo. Icyo umukada byari bisobanuye. Ati Rutarimara ati ikindi kandi kuko rano yatangiriye bwa mbere muri Kenya yabaye A, Uganda iba B, Tanzania iba C,
Uburundi buba D naho DRC iba E, hakurikiraho n'ahandi hatandukanye ku isi. Ati mu Rwanda kuko ariho twari tugambiriye cyane twahise tuhita O, ariko kuko hari ibice by'u Rwanda byafashwe twabyise OA, O2 na O3. Ati bigaterwa nuko mugenda mwunguka abantu. Byageze aha abantu bacu batangira kujya no mu myanya y'ubuyobozi buciriritse, ugasanga akurikiye itsinda runaka, tukinjira mu bandi basirikare nk'aba Uganda bimenyerezaga umurimo, abo mu rubyiruko. Ati kuko twiteguraga urugamba, hari n'ibindi twakoraga byakundaga kwitwa option za hahandi, niba tuzakenera nk'imbunda, tuzakenera imiti, ibiryo, ndetse kandi hakaboneka abatanga amafaranga ariko kandi b'abanyamuryango. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Je umvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ariko kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu.